Hosiana, 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 Yesu yaratsinze. Hosiana, 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 yaratsinze. Yesu yaratsinze. Subiramo Hosiana, Hosiana, Hongiki, Hosiana, Hosiana, Yesu yaratsinze. Urumva ko muzi tubirimwe iri hafi kandi nicyo gihe hazaba akarengane yambike imbaraga dore ni saa 9 saa 11 nzayicamo kandi nzanesha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Bashaka kureba iki? Hindukira nyuma kidogo. Utamuona mama ambaye ni president wa Abanyamugisha Family Choir. Bake cyane. Binjira Stephanie abarangaje imbere. Maki menshi muri korali Abanyamugisha. Maki menshi ku Banyamugisha. Korali kandi irimo n'abana ifite n'imbuto. Ababyeyi. N'ubuhumbikiro. N'Abanyamugisha bejo hazaza Blessed Family Choir batambuka mu cyubahiro cy'Imana mu mukenyero mwiza cyane mu ibara ry'icyatsi kibisi. Cyatsi kibisi gisobanura ubukungu, iterambere, prosperity. Abadamu bambaye dupira twiza twibara ry'umweru, abafite smartphone bafotora. Gufotora biremewe. N'abafite karashamye mugerageze niba mubushobora kugira icyo mukuramo. Namwe mutaye muvuga muti burya nta foto nta cyabaye. Mbese korali Abanyamugisha batambuka mu mubare mwiza, abagabo n'abagore bashima Imana bamwenyura kuri uyu mugoroba bavuga bati turi Abanyamugisha, we are blessed, Blessed Family Choir, nous sommes bénis, tumefanikiwa. Bavuga bati turi Abanyamugisha. Niba baduteranyirije hano kuri uyu mugoroba barasa neza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abanyamugisha mwashuje abana b'Imana, mwapepere cyane. Namwe mubapepere guki, mubaha amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane kuri korali Abanyamugisha. N'abagabo bangana gutya n'abagore bangana gutya, uyu mubyeyi agirirwa icyizere akayobora uyu muryango. Ziriya mvi rero zuzuyemo wisdom, ubunyangamugayo, ubupfura. Imana mumugisha. Amen. None Stephanie Karame, tuguhaye ikaze no kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro icyarimwe. Ubundi ni iki cyabaye? murakoze cyane. Nkuko mubivuze nitwa Mukankusi Stephanie, umuyobozi cyangwa se umukuru mu bato muri korali Abanyamugisha. Duteraniye ahangaha rero kuri iyi tariki dushima Imana. Mbere ya byose kugira ngo ntangire mumfashe tubanze turarike ijuru rituyobore muri aka kanya tugezemo kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Amen. Uyu munsi rero twatumiye inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi kugira ngo baze badufashe gushima Imana. Mu kujya mbere rero ndagira ngo subire inyuma mu mateka ya korali Abanyamugisha. Korali Abanyamugisha ni korali yavutse ari groupe ya JIA mu mwaka wa 2012. Iyo groupe yakomeje gukora nk'icyiciro cya JIA, ariko muri 2014 yaje gufata gahunda yo kujya mu butumwa, yitwa korali Abanyamugisha. Umubyeyi wacu itorero rya Ruhuha riduha izina ry'Abanyamugisha. Abanyarwanda baravuga ngo nubwo izina ryiza ritabuza umukobwa kuruha, ariko turi fier yo kwitwa Abanyamugisha kandi ntitwarushye kubera ko twitwa izina ryiza. Izina ryiza ry'Abanyamugisha ryaraduhamye, izina ry'Imana rihimbazwe. Dutangiye rero korali yiswe izina, yatangiye umurimo ifite misiyo yavugaga ngo cyangwa se tubona muri Matayo 28 umurongo wa 19
gukomeza ivuga ngo nuko mugende muhindure abantu bose mu bahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka wera, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Iyo niyo misiyo yakorera abanyamugisha. Iyo misiyo rero ntabwo bayifashe mu magambo gusa, ahubwo bashyize no mu bikorwa. Bakora ibihangano mu ndirimbo nyinshi, zimwe zijya mu mashusho, izindi zijya mu majwi, hakaba n'izindi ziri aho ngaho ariko tutaragira icyo tuzikoraho. Ntibatezutse rero mu murimo. Murabizi iki gihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange twahuye n'icyorezo cya covid. Korari abanyamugisha yafashe iya mbere kubw'uko abizera benshi b'itorero ryacu, ndavuga itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, bagiye bamira inyigisho zitari nziza zituma bashaka gusohoka mu itorero. Korari abanyamugisha yafashe iya mbere ijya kuvuga ubutumwa mu matorero yari agize intara ya Ruhuha. Amatorero yari 11, barazenguruka bagarurira abantu kugaruka ku gicaniro. Icyo gihe twari dufite insanganyamatsiko yavugaga ngo si igihe cyo kwirema ibice, ahubwo ni igihe cyo kwibumbira hamwe. Icyo gihe twakoreshaga indirimbo yavugaga ngo Samweli. Muri buze no kuyibona, ni indirimbo twashyize ahagaragara kuva ejo, nayo muri buze kuyibona, ni indirimbo nziza cyane. Yemwe abanyumva mwese mungire inama ndatabaza, nabuze umuntu wangiraga inama akankomeza nacitse intege. Twamenyanye kera mu nzu y'Imana, yari nka Samweli umwe wo kwa Elukana na Hana, yakoreraga Imana bihagazemo, twaramukundaga. Nakundaga uburyo yaririmbaga neza, ayobora neza, akabwiriza neza, amavuna menshi, abantu benshi cyane buzuye isengero. Bamwe yabatezaga mu rusengero baramubuze. Samweli we, garukira Uwiteka, igihe ntabwo kirarangira, icyakora kiri hafi cyane. Wimera nk'abandi baguye i Mowabu hafi ya Yorodani, turi hafi kwambuka. Dore i Kanani heza, turi hafi kuhagera. Ibiti byiza, imirima, imisozi myiza pe, nyamara aho kuri Yorodani tuzaburana byinshi bituyobya. Samweli, shishoza umwanzi atakugusha. Nubwo hari amajwi wumva akubwira ngo sohoka ugende, igihe ni iki cyo gukomeza itorero ry'Imana. Garuka ngwino mu nzu y'Imana, dufatanye twambuke Yorodani. Kanani, tugezeyo tuzaruhuka. Ikangurira abantu kugaruka mu itorero. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi, nyuma y'imyaka 10 tumaze turi mu murimo w'Imana, twifuje ko duhurira ahangaha tukereka n'umubyeyi wacu, ndavuga itorero, ko abana babyaye bakabarera ko tutabaye ibirumbo, ahubwo turi abana bari mu murongo. Tukaboneraho ndetse no kubereka ko kuba turi mu murongo twabashije no kwagura amarembo
itorero rya Ruhuha, ari naho mwabonye ko uyu munsi dufite inshuti hirya no hino, dufite New City ya Ruhanga, murumva ko amarembo yakingutse, dufite ababwirizabutumwa ba Muhima, dufite abantu ba Rusizi ku itorero rya Shara, dufite intumwa z'ububyutse zaje ahangaha, ndetse n'abungeri nabo barahari, nabo bahaguruke abo bantu bose mubabone, kugira ngo mubone ko tutabaye ibirumbo, ahubwo twabaye abana bagura amarembo. Uyu munsi tukaba tunejwe no kubereka ko ibirori byacu tugeze mu busore, kandi tubasha kubereka inshuti zacu nziza. Ububyutse bahaguruka, ababwiriza New City n'ababaherekeje bose, abungeri nabo barahari, ndetse n'umunyamakuru wacu Celestin ntitwamwibagirwa kuko turasurana, na Kwiringira TV, Ane TV nawe arahari. Murumva ko twaguye amarembo. Uyu munsi rero tukaba duhagaze ahangaha dushima Imana y'iyo ntambwe yaduteje, ariko dukomeza gusaba imbaraga z'ijuru kugira ngo zidukomereze mu murimo. Nkasaba rero, nkasoza nsaba itorero ryatubaye hafi. Murabizi kurera umwana birarushya, iyo umubona ari ku bibero uba wishimye, yajya gutambuka rimwe na rimwe agakubita amazuru hasi, cyangwa se akajya no mu byondo, ntumuhunga, ahubwo iyo aje gusanga utega amaboko. Nkashimira itorero rero ko ryatubaye hafi muri iyo mikurire yacu. Hari igihe abana batana, ariko ndashima ko batigeze baduhana. Nkaba nsaba nanone ko uko bakomeje kutuba hafi, bakomeze batube hafi. Nkatanga icyifuzo nshingiye ku gitabo cya Yobu, aho abana ba Yobu bateranaga mu birori, ariko igihe cyagera ku mugoroba agatamba ibitambo avuga ati yenda abana baba bacumuye. Natwe twishyize mu maboko yanyu nk'ababyeyi bacu, kugira ngo mukomeze mudusabire muri uyu murimo turi mutoroshye, kugira ngo ku iherezo tuzabone ijuru. Murakoze. Twavuga tuti Hosiyana, twavuga tuti Hosiyana, Hosiyana, Yesu ni Mesiya. Hosiyana, 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 Yesu niwe Mwami. Hosiyana, 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 Yesu yaratsinze. Ayo niyo magambo yaririmbwe n'ab'ijuru, n'abamarayika bera bahanika amajwi baririmba. Muri rya joro umwana Yesu aryamye mu kiraro i Betelehemu, baririmba Hosiyana, indirimbo y'ibyishimo. Amahoro abe mu bisi, umucunguzi yatuvugiye. Babonye ikimenyetso, abanyabwenge bo ku isi babonye ikimenyetso, bakurikira inyenyeri bakomeza kugenda. Bageze mu kiraro bayoberwa wigiye, ngo barebe hirya babona umwana ari mu muvure w'inka. Hosiyana, twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hosiyana, abo mu isi nimuririmbe, nabo mu ijuru nimwishime, isi ibonye umucunguzi. Hosiyana, twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hosiyana, abo mu isi nimuririmbe, nabo mu ijuru nimwishime, isi ibonye umucunguzi. Igihe cye kigeze yinjira i Yerusalemu, mu cyubahiro cyabo b'ijuru abantu benshi bamushagaye, bazana imikindo n'imyenda yabo basasa muri iyo nzira, baririmba
yuzuye umuruho hosiyana abo mu isi nimuririmbe n'abo mu ijuru nimushime isi ibonye umucunguzi. muri iyi korari Mukankusi bivuze ariko ndagira ibyo mbivugaho bikomeye. Iyi korari yavutse mu gihe twari abantu bake turi hano tuvuye mu itorero rya Kayigi, tuteraniye hariya mu ishyamba, twari dufite agashyamba hariya twateranagamo, twaje hano nta korari dufite n'imwe. Korari twari tuzizi Kayigi, iri ryari ishami twari tugiye kurihanga. Ubwo rero habanje korari abageni, bageni yo yasigaye Kayigi Jeovanis. Ubwo rero twari dufite korari imwe turirimbira mu ishyamba hariya. Tuza kubona rero aba bantu bari ubundi bari JA, bagira groupe ya JA. Tugeze aho twumvaga ntabwo twari tuzi ko yakora ngo ingane gutya. Yatangiye ari JA, igeze aho iba korari kuko yatangiye 2012 turabyibuka. Twari dufite korari imwe iraza iya kabiri kandi ikora neza cyane. Nta nubwo twumvaga ko yabanje ari y'abasore, byageze hazamo n'abakuru. Kugeza ubu rero icyo mvugaho gikomeye nuko uko tutayitekerezaga birarenze. Yadukoreye ibintu byiza cyane. Yaraje iba korari ikora neza mu itorero cyane cyane, iririmba neza ikadufasha. Ariko iyo murebye n'abantu bari hano yadushakiye inshuti, idushakira imiryango, ijya hirya no hino ga amashami, ijya Kigali, ijya mu Rusizi nkuko mwabyumvise. Abantu benshi dufite hano ndibaza ko bari abantu bagera ku 3,000 bahoze bavuga 1,000 ariko ubundi barajya kuri 3. Aba bose ni inshuti za korari abanyamugisha. Arakoze cyane umukuru w'itorero Pasiteri Fideli Nsabimana kwitorero koko. Reka mbere yo kugira icyo mbivugaho, reka dushimire korari abanyamugisha ko atarabafunga mutwe. Buriya rero iyo umuntu yemeye inama byanga bikundagira kucyo ashaka kugeraho. Reka tubashimire ko twagiye tubaha inama igihe byabaga ari ngombwa kandi inama bakazumva. Niyo mpamvu mutekereza ko bageze kuri urwego, kuko iyo bafunga mutwe ndatekereza ko aba batahageze. Mwarakoze rwose kumva inama z'abayobozi b'itorero. Iyi korari rero abanyamugisha ni imwe cyangwa se n'umwe mu migabane ikomeye dufite hano ku itorero idufasha umurimo mu buryo butandukanye. Turabashima kandi Imana ikomeze kubongera imigisha. Twifuje ko nk'abana batari ntashima dutanga ituro. Hari ikindi pasiteri yavuze ngo ntabwo muri abafunga mutwe. Yes. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Abafunga mutwe babihomberamo burya. Twifuje ko nk'abana b'itorero kandi dushima ku itorero ryatubaye hafi gutanga ituro rishyigikira ibikorwa by'itorero. Akaba ariyo mpamvu dusabye abanyamugisha muri hehe abantu bose bumva ko ari abanyamugisha. Mugaragaza ibiganza. Muri abanyamugisha ubwoko butavumika. Tugiye gutanga ituro. Brandi turaritanga muri kuririmba se? Yego. Bazana igiseke hano mu gihe abanyamugisha bari kuririmba. Abantu bakunda abanyamugisha, abantu bakunda umurimo w'Imana, impano bateguriye itorero, namwe mushyireho urwanyu uruhare. Batanga impano itubutse. President turakoze cyane bane. Hosiyana Yesu ni Mesiya. Hosiyana Yesu ni we Mwami. Hosiyana Yesu yaratsinze. Ayo niyo magambo yaririmbwe n'ab'ijuru n'abamarayika bera bahanika amajwi baririmba muri rya joro umwana Yesu aryamye mu kirari Beteli.
bikira inyenyeri bakomeza kugenda, bageze mu kiraro bayoberwa wigiye, ngo barebe hirya babona umwana ari mu muvure w'inka. Hoziyana twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hoziyana abo Misiri muririmbe, nabo mw'ijuru nimwishime, isi ibonye umucunguzi. Hoziyana twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hoziyana abo Misiri muririmbe, nabo mw'ijuru nimwishime, isi ibonye umucunguzi. Igihe cye kigeze yinjira i Yerusalemu, mu cyubahiro cyabo b'ijuru abantu benshi bamushagaye, bazana imikindo n'imyenda yabo basasagura iyo nzira, baririmba Hoziyana indirimbo y'ibyishimo, amahoro abe mu bisi, umucunguzi yarabonetse. Umurwa w'Abayuda, ururembo rwa Dawidi, umurwa i Yerusalemu, humvikanye amajwi menshi basigiza igikomangoma, abatambyi baratinya, umwami yinjira iwiwe, indogobe bayiha inzira, Yesu agaragaza ko ari umwami. Hoziyana twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hoziyana abo Misiri muririmbe, nabo mw'ijuru nimwishime, isi ibonye umucunguzi. Hoziyana twe twabonye umucunguzi, azadukiza ububata, azadukiza uyu muruho. Hoziyana abo Misiri muririmbe, nabo mw'ijuru nimwishime, isi ibonye umucunguzi. Hari indirimbo nziza iri hafi kuririmba, ubwo Yesu azinjira mu rurembo rwera Yerusalemu, ari kumwe n'iminyago yaguye Satani umutware w'isi. Abera bazaririmba indirimbo y'ibyishimo, indirimbo yo kunesha ya Mose izaririmbwa n'abera. Hazabaho ibyishimo ku bazagera aho hantu, Yesu azafata amakamba yambike buri wese, n'abazaba barapfuye bizeye bazazurwa, duharika amajwi dusingize turirimba Hoziyana. Hoziyana, 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 Yesu niwe mwami. Hoziyana, 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 Yesu yaratsinze. Hoziyana, 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 yatugize abera. Hoziyana, 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 natwe tuzanesha. barakoze cyane. Ntabwo yigeze acumura kubara, Imana iramuzamura imukura kuri iyi si eno cyadapfuye, mu mbaraga ikomeye azamurwa mu ijuru. Mu mbaraga ikomeye, mu mbaraga ikomeye yazamuwe mu ijuru, arenga hirya y'ibicu yicara hataba ikibi, icyamana
ikibi icyampa nanjye nkaba aho mu ijuru icyampa amababa none nkaguruka nkigira aho badapfa. Yesu amaze kuzuka nyuma y'iminsi 40 yegeranye intumwa ze abasezeranira umufasha azamuka mu ijuru arenga hirya y'ibicu bamureba bagitumbiriye mu ijuru abagabo babiri baza kubamenyesha yuko uko agiye ariko azagaruka kujyana be. Ubwo Yesu azaza, ubwo Yesu azagaruka azahagarara ku bicu mu mbaraga ikomeye ahamagara abamwemeye abazaba bakiriho n'abasinziriye tuzaguruka twese tumusanganire dutumbagire ikirere. Yesu agarutse ku isi, ubwo Yesu azagaruka azahagarara ku bicu mu mbaraga ikomeye ahamagara abamwemeye abazaba bakiriho n'abasinziriye tuzaguruka twese tumusanganire dutumbagire ikirere. Haleluya! Gira gutya uti tuzaguruka tuzaguruka uwo munsi tuzatumbagira iki kirere nk'abatashyi wabo ubwo tuzaba dutsinze iyi si nta nyirayo satani tuzaguruka mu kirere tuzataha. Tuzaguruka uwo munsi tuzatumbagira iki kirere nk'abatashyi wabo ubwo tuzaba dutsinze iyi si nta nyirayo satani tuzaguruka mu kirere tuzataha. Hazaba umusoro wo kubabara bizashiraho ubwo abapfuye bazongera kuboneka ari bazima. Hazaba umunsi umwe akarengane kose gashireho ukomeye n'ubworoheje bari imbere y'Imana. Abana b'Imana tuzazamuka turirimba mu mbaraga ikomeye tuzaguruka mu kirere. Tuzaguruka uwo munsi tuzatumbagira iki kirere nk'abatashyi wabo ubwo tuzaba dutsinze iyi si nta nyirayo satani tuzaguruka mu kirere tuzataha.
Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.